ahubwo man umva buretse ibyana byose bireba yawe TV rwose munyandike kuri Instagram nitwa Jacques Kibamba Jacques Kibamba profile iriho ni logo ya NV rwose mba direct impuhwe imve mu busiri bato reka kandi nongere ngo ikaze reka nongere ngushimire ukoze subscribe ugakora like ugakora share ndetse ukabasha gukora na comments kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu kandi ndagushimira ukomeza gukora comment kugira ngo ujye ubasha kubana natwe. Iyi ni yawe TV ngende eminyawe kora bya bindi nyine ngusaba nta bindi. Reka nakire abatumirwa bacu b'umunsi, reka mbanze mbumvishe abantu turi kumwe mbere yuko munababona, gusa ngiye kamera ingumeho nta kibazo ariko reka mbicisha amatsiko. Ndirusumira abasazi rusasira amajyambere mwamutsa mbata inkotanyi ku rugamba ikirima cya Rujugiro icyuma cy'umusore n'ito nk'imara zaririmbye nka bitandara rya leta nabakandagera ntiritake warihindukiza rikabakeba wari kwikiza rikaganda ninge mugozi wananiye abanze nitwa Rwogera Ragira Christian Zahabu ndirimba mu itsinda rya New Voice. Nditandara rya leta nabakandagera ntiritake warihindura rikabakeba rugamba ziniharugaruka kadeta rwibonesha abafozi 9 juru indyanye ya rupari ndongozi ya runyura abagabo yarongoye abadatana mu matabo ya Gitabi ngo batabundana bayatembana kuri curu. Jacques Kibamba kimara ntimba cyamaze inyota goma goma. Nitwa NG original. Aha yes rero noneho kamera yaberekezaho kugira ngo rwose bakomeze kubona abo basore turi kumwe ndetse numvishije ari ibintu byinshi. Ni yawe TV kora subscribe ukore like ukore share ukore na comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi ndetse amanywa n'ijoro. Murabizi murambashimira bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mukomeza kungaragariza yuko umunsi ku munsi mba ndi kumwe namwe Australia Asia ahantu hose ndabaha ikaze. Reka ndi kumwe n'abahanzi nibatangire noneho ubundi bivuga gihanzi batangiye bivuga reka noneho batangire banaririmba. Hashize iminsi umutima wanjye udatera neza ntekerezo nikundira nagerageje ukuntu nakwihangana ariko mbura na kimwe kinyibagiza mutuma abandi baza kumbwira ko ni wabo bamuzi burya bageze urukundo n'indwara kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose uzagukunda nawe uzajya umukunda burya bageze urukundo n'indwara kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose uzagukunda nawe uzajya umukunda. Icyo mfashe cyose gira ngo namire namutekereza kikanshika nkakimena njya kwa muganga mubwira ibyanjye ambwira yuko indwara yanjye atayinyiza amafenerika na sipirine nuko ndatambura na kimwe by'amarira urukundo n'indwara kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose uzagukunda nawe uzajya umukunda burya bagenzi urukundo n'indwara kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose uzagukunda nawe uzajya umukunda. Njya mu bavuzi ba Kinyarwanda bambwira yuko
ngo narwaye igikature bamigicucu nuko di n'umuravumba nuko ndatambura nta kimwe by'amarira nafashe akabando njya ku muhanda mfata tagisi ngeze iwabo ndamubona mukubise amaso araturika ararira angwa mu gituza mpita amenya icyategereje burya bagezi urukundo n'indwara kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose uzagukunda nawe uzajya umukunda burya bagenzi urukundo n'indwara kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose uzagukunda nawe uzajya umukunda. Christian bimeze bite? Ni sawa cyane. Ko wari uri mu rukundo? Yarumva iyo umuntu ari kuririmba aba afite nyine ukuntu atekereza urukundo uko rumeze ugomba kujya mu cyimbo cya babandi uri muraririmbira. Yego. Kibamba. Yo man Bimeze bite? ibintu byose ni amahoro Ariko ngo umaze iminsi warateye inda. oya Urayemera se byibura cyangwa nta nungu uranabigira? burya nkumeneye banga ndi n'imanzi. Yes, rero mwabyiyumviye ndi kumwe na New Voice, ni itsinda rimaze kwamamara mu muziki nyarwanda ndetse n'abasore bageze kuri babiri bafite impano bari kumwe navuga umugitariste wabo ubacurangira amanywa nijoro ndetse umunsi ku munsi kugira ngo umuziki wabo ndetse ubashe kubagiraho neza. Kri New Voice ni iki? New Voice ni itsinda ry'abahanzi babiri aribo Jacques Kibamba ndetse na Christian Zahabu. Urebye twatangiye umuziki mu 2015 tariki 12 z'ukwezi tariki 20 z'ukwezi kwa 12. Twakoze indirimbo zitandukanye, hari zasohotse hari zitarasohotse, ariko zimwe mu zo twakoze zasohotse ni indirimbo zigeze kuri 5. Ya mbere twayikoranye n'umutare Gabi yitwa Vision, ni abantu batumenyeho cyane. Ya kabiri yitwa Nari nkukumbuye, ni indirimbo wumva dukunda gukoresha mu bukwe, kuririmbira abageni mu bukwe. Indi twakoze ni indirimbo yitwa Mabote twakoranye na Ziggy Double 5. N'indi imwe yitwa Umbere. So kuri ubu rero duheruka gukora indirimbo yitwa Aisheteru, niyo duheruka gukora mu gihe tugitegura gukora izindi. Yego. Itsinda rya New Voice buri muntu iyo afite umuntu bakorana baba bafite like still uburyo bahuyemo. Wowe na Chris mwahuye gute? Njye na Chris icyambere twarareranywe, twavukiye muri karitiye imwe, ubu hano dusanze ni ku ivuko, ku ifishi twebwe ntabwo twahavuye. Hanyuma haje gucamo akantu kameze nka accident, haje kubaho accident yanjye nini, arandwaze mu gihe twabaga turi bored tukaririmba. Hanyuma twaje kureba tubona nyine havamo ikintu cyiza ariyo New Voice. Ibyo bintu twagiye tubivuga cyane mu binyamakuru bimwe na bimwe bitandukanye, none na yawe twabivuga tu. Yes, uvuze akantu kankoze ku mutima. Chris ni inshuti yawe bidasanzwe? Chris ntabwo ari inshuti yanjye, kubera ko burya iyo ufite inshuti example weho n'umukameramani wawe ni example nko hari ahantu mwahuriye, urumva hari processes yabayeho yo kwibwirana. Wowe waramubwiye nitwaye ivi na ivi simbi, njye na Chris iyo processes ntabwo yigeze ibaho. Bivuze ngo ni nk'umwana wa nyoko, muravuka mwembi muri babiri, ntabwo bisaba ko umwe yibwira undi ngo papa wanjye yitwa Bernard ni example, urumva muba mwararemanywe.
rero njye na Chris ni nuko yakurwaje igihe kingana iki? igihe kingana n'amezi 7 hafi umwaka ari we wenyine? ubwo nyine Chris ni umwihariko. Chris, wowe kugira ngo umuntu murambeho igihe kingana gutyo noneho ubona ari no mu bibazo, ni umutima ukomeye. Byagenze gute? uwo mutima wawukuye he? Icyambere nubaha umuntu, ntabwo ari kuvuga ngo ni Jacques gusa wenda nabikorera. Ntekereza ko n'umuntu wari wese nabimukorera mbonye ababaye, cyane cyane ko uburyo yarabayeho niwe muhungu mukuru. Urumva rero umuhungu mukuru aba afite bashiki be, yego, ariko urumva bashiki be ntabwo bagomba kumujyana muri douche. Urumva nyine ka kantu k'isoni ntabwo kaburamo. Bivuze ngo rero iyo afite umuntu uri hafi ye w'inshuti ye kandi nawe w'umuhungu, biba byoroshye cyane kugira ngo yumve ko yitaweho. Urebye nyine nuko bimeze. Reka noneho twinjire mu muziki wanyu. Igitekerezo cyo kuvuga ngo njyewe na Kibamba noneho dukore itsinda turyite New Voice, noneho tujye mu muziki, cyo cyaje gute? Ninde wakizanye hagati yanyu muri babiri? Ubundi njye na Chris nk'ibyo nahereyeho twaricaye twararirimbaga twembi, hanyuma hajeruzaho igitekerezo, umwe muri twarakizana, ntabwo dushaka kumushyira hanze kubera ko iyo umwe azanye igitekerezo umugenzi we akacyemeza bivuze ngo mwese muba mwagize ute, aba ari 50-50. siko rero New Voice nuko yaje, ariko noneho kwinjira muri ibi bintu byo kuririmba byo birasekeje ukuntu twabyinjiyemo. Itsinda ryabayeho ariko ntabwo twese dufixa ngo ni New Voice ibintu nk'ibyo. Umunsi umwe twagiye kureba umudrama, ni umunyamakuru yitwa Nkurunziza Gustave Kate, abenshi bamuzi nka Kate Gustave, Radio 10 na TV 10. Man, twagezeyo turaganira nawe, hari ibintu hari ide twari dufite ariko ihabanye cyane n'umuziki, so turabimubwira, tubiganiriyeho, twongeje kubiganiraho, ubwo dusanga na Bazil Uwimana arahari, na Cyuzuzo n'umudrama n'akajama gutya kameze ukuntu kitwa mani wa mudrama mwenye gute nde wa mudrama ndio yitwa Muhumuza, yitwa Kizo Muhumuza. Hanyuma tuvuze ibyo bintu, hanyuma Katene wavuze ngo man muzaririmbe kubera ko muri talented mu bitekerezo, mu biki. Nk'indirimbo yacu ya mbere twanzaza nibo bayishyuye Bazil na Kate. Chris, buri tsinda ryose, amatsinda menshi mu Rwanda iyo yavutse gutyo, mwebwe mufite umwihariko kuba muri abana bamwe ku ifishi imwe muziranye bigeze aho ngaho. Urugero Dream Boys mu Rwanda yaratandukanye, Urban Boys yaratandukanye, The Brothers yaratandukanye, Just Family yaratandukanye, Urban Boys yaratandukanye. Ubu mu Rwanda itsinda tuvuga risigaye naryo tutazi neza n'itsinda rya Active ndetse n'itsinda ryanyu rya New Voice. Ndumva ariyo matsinda asigaye mu muziki. Mufite ihe ntego kugira ngo mwebwe ibyanyu bitazagenda gutyo, ngo mutandukanye mwarabanye gutyo? Icyambere navuga sinzi wenda ari amagroupe yagiye abaho, ikintu bari bishingikirije, ikintu yari yubakiyeho, ariko ndagira ngo mvuge ko New Voice ntago twubakiye ku bushuti gusa cyangwa kuba tuziranye gusa, ahubwo turabavandimwe. Ntekereza ko tudateganya kuba twatandukana bitewe nuko icyambere umuziki tukora nk'ikintu kidushimisha, icya kabiri umuziki tukora nk'akazi, urumva. Rero ntekereza ko nta muntu ujya yifuza kuva ku kazi. Rero nicyo navuga, nicyo twishingikirije. Ntago duhujwe n'ubushuti gusa cyangwa duhujwe n'umwuga wo kuririmba gusa,
ahubwo turi abavandimwe. Yego. Nabo bose bagiye mu muziki bavuga ngo turi inshuti turi abavandimwe biza kurangira like umwe aciye ku ruhande rwa ako si ikibazo kiba giterwa n'amafaranga baba mwabonye bikananirwa yuko mwumvikana. Oya ubundi uretse nkubwire nta bantu badatandukanye, ntabwo nompoza cyangwa njya hanze y'ibyo Chris yavuze, ariko n'umugabo n'umugore baratandukana, ariko ikintu cy'ingenzi ni uko hari ikintu muba mwarashingiye. Njye na Chris dushingiye ku buvandimwe, kandi noneho hari ikintu bisaba kugira ngo ubane n'undi. Umushakashatsi witwa Socrate yarebye muri filozofiye aravuga ngo kugira ngo ugire inshuti ni uko wihanganira amakosa. Buriya nutihanganira amakosa nta nshuti uzagira. Rero niyo mpamvu ibintu bishobora kuza bigiye bitandukanye, ibibazo bimwe na bimwe, ariko bwa bushuti bwacu tugakomeza tukabusigasira. So rero ubushuti bwanjye na Chris buraremereye cyane kubera urebye bushingiye ku buvandimwe cyane. Yego nyine Chris ntabwo ari umugore wanjye cyangwa ntabwo twimariye na Piso yaratandukanye, ariho nibura hari ikintu nakubwiye ngo iyo ushaka kugira inshuti wihanganira amakosa. So rero iyo niyo mpamvu izatuma njye na Chris tugumana. Hari inkuru nabonye ngo New Voice ije gusiba icyuho. Iyo ntabwo nayivugaho ibintu byinshi, ariko hari uko mbyumva kundi gutandukanye wenda n'uriya munyamakuru wanditse iriya nkuru. Chris, umuziki ni ikintu kinini, ni ikintu cyagutse. Umuziki ni navuga ni uruganda runini, ni uruganda rubumbiyemo ibintu byinshi. Uruganda rwanyu rw'umuziki rwubatse gute? Icyambere dukora injyana ya Afrofusion. Afrofusion ni style yo hanze ariko irimo ibintu bya Kinyarwanda. Bivuze ngo twe turirimba zira style like zira style Mutare Gabi akora, Jules Sentore, ni Afrofusion ariko nyine irimo umwimerere nyine wo muri Afrika. So ikindi umuziki wacu utandukanye n'iyabandi, twebwe umuziki wacu uracuruza. Hari abantu bakora wenda umuziki, hari abantu bakora umuziki utandukanye, hari abacuruza yego, ariko buri muntu wese agira uburyo acuruza. Twebwe turirimbira abageni, twitabira iserukiramuco ry'ibihugu. Urumva kuba wajya guhagarara igihugu cyawe ni ikintu kinini cyane, ni ikintu gisobanura umuziki ukora, uburyo ufite akamaro cyangwa uburyo utandukanye n'iyabandi bakora. Nuko nguko. Umuziki wanyu target yawo ni iyihe? Ubundi twebwe umuziki wacu cyambere no kuzamura umuco wacu, kugira mpuzamahanga. Inzozi zacu ni nini cyane. Niyo mpamvu uzasanga New Voice izina ryacu ubundi risobanuye ijwi rishya, rihumuriza, risubizamo abantu icyizere. Niyo mpamvu ari za New Voice Organization ifasha abantu bafite ubumuga. Niyo mpamvu uzasanga harimo za New Voice UNDI n'ibindi. Ni ibikorwa byose bibumbiye mu kintu kimwe cyo kuba twazamura wenda umuco nyarwanda, twafasha abababaye, twashyigikira abantu. Urebye niyo ntego. Chris, umuziki wanyu ku isoko uhagaze gute? Kugeza ubu ngubu cyane wenda ibihe twari turimo ntabwo byari byoroshye kuba wakora project ngo ukore audio, ukore video. N'abanyarwanda bakunze kutubaza ahantu turi cyane, ariko urebye dufite project nshyashya turimo turategura, iri muri studio.
twakunze kuvuga abahanzi tugiye gukorana indirimbo nabo ugasanga hari ukuntu bitagenze neza, hari ukuntu wenda bihindutsemo, niyo mpamvu tutagikunda kuvuga ngo dufite projet imeze uku nguku. So rero navuga ko ku isoko duteganya gushyira indirimbo yacu hanze yitwa Kugukunda, iri gukorerwa muri Monster Record kwa Zizu, izaza ari featuring ariko ntabwo turi buvuge umuhanzi tuzakorana nawe. Ubwo muhanzi mwaba mugiye gukorana indirimbo yayo ntabwo ari The Ben, ko ngewe mbakurikirana umunsi ku munsi. The Ben mumaze iminsi musangira agatama, The Ben mumaze iminsi musangira inkoko, mushobora no kuba musangira n'ibindi ntazi byinshi bigiye bitandukanye. Ntabwo ari The Ben mwaba mufitanye featuring? Ntabwo ari The Ben kubera ko ni foto maze igihe na postinze turi kumwe na The Ben na Ivan Buravan. Then nyine hari ukuntu iyo ushyizeho ifoto hari ukuntu abantu bumva batera comment mu buryo butandukanye, uburyo babyumvamo. Rero ntabwo ari The Ben tugiye gukorana, ni uko twahuriye ahantu nyine biba ngombwa ko ariko Ivan Buravan warimo ubundi uburetse nkubwe Iva The Ben n'abashuti bacu, n'abashuti rero ntago iriya foto isobanuye featuring. Nkumene noneho nibanga nuko umuntu tuzakorana featuring nawe ntago turigera tumupostinga kuri Instagram, WhatsApp, Twitter n'ahandi. Bivuze ngo ntabwo arajya hanze. Ngewe ntera inzuza aka kanya muvuge nidusanga ari byo muzanyishyura. Nta kibazo kabisa. Ubu aka kanya ngewe nicaye kuri mikoro ya Yawe TV, umuhanzi muzakorana indirimbo si The Ben, ni Ivan Buravan. Mwese mubyumve, nitudasanga ari byo ndemera 50 z'amanyarwanda, sibyo? Mwebwe arabivuze, mwebwe namwe mushyireho. Wenda reka tureka kujudginga project itarasohoka, tuzaba tureba. Nyine nge nemeye 50 z'amanyarwanda, namwe nimushyireho. How much? 50-50. Umva, nge noneho urebye ntabwo nashyiraho ngo 100 senkani even turashyira hangana, ariko oya aho ngaho urabunyibye. Urebye okay, ngenda shyira 100. we ngiri ikintu ngendeho ni amavideo twe nawe turi muri studio ntayo mfite nyine siweto siwi izo ngese nkani bazane n'ikaramu n'urupapuro ngenda zisinyira 50,000 kuri konti ya New Voice. Murazemera? Turazemera nta kibazo. Nasohoka ari Ivan Buravan namwe 50 kuri konti yanjye muzayashyiraho. Yego nyine reka turebe nk'ibizava. Reka tugaruke buri umwe ku giti cyiwe, noneho wenda turaza kugaruka nyuma mu ducurangira. Wambaye inkweto z'umuhondo, wambaye ipatalo y'umukara, wambaye umupira w'umuhondo urimo amabara y'umukara handitseho Case bivuze iki? Iyi rero iyi ni mark, ngira ngo hari n'abandi bantu bafite Kelly yande. Iyi ke rero ino reka mvuge ino nuza gusa. Uyavuga byose. Okay. Iyi ngiyi ni Kibamba. Ni Christian. Hari umukobwa nigeze guhura nawe yambaye umupira wanditseho KC. Kuki atari uyu wambaye? Noneho nimba ari Kibamba na Chris, kuki we yaje atambaye Kibamba na Chris? Kandi mwaye muzi ko tugiye gukora n'interview. Igihari ni kimwe, akenshi dukunda kwambara dress code cyangwa se imyenda isa nkaho isa, tugiye wenda nko kuri stage, tugiye muri events zitandukanye. Cyane ko rero nyine mwadusanze aha ngaha ni nkaho ari mu rugo, urumva ntabwo twigize twitegura bihagije nyine. Hari umukobwa uba mu itsinda rya New Voice? Nta mukobwa wamo. Ko nabonye umukobwa wambaye umupira wanditseho KC. Ubwo wenda ashobora kuba yaragiye kugura ku isoko, nanjye nawuguze ku isoko yego, ariko njya kugura ku isoko icyo nakurikije ni izi nyuguti. Buri muntu buriya agira ukuntu atanga ubusobanuro ku kintu afite. Urebye niyo mpamvu. So nyuma ya mikoro na kamera uraza kuma nimero y'uwo mukobwa mu mazo yaguriye umupira wa KC kugira ngo naye nzabashe kugira kuki utamba mu mupira. Impamvu arambeshye birashoboka, baravuga ngo kuri k'umuntu kuva mu kanwa
ukuri kuva mu kanwa kwa nyirako. Rero bivuze ngo imbi bisobanuro byiwe ari uko ari wowe wenda hariya nka ke shobora kubisobanuye example Keri si kabisobanuye Christian cyangwa n'ibindi ntiwamenya. ese ubundi witwa Keri? Njyewe aya njye nitwa Jacques Kibamba. Uriya yitwa Christian. Yego. Kri, ntabwo uri kubeshya abafana bawe. bajya bavuga ngo ntabwo wiberwa ukwibye ahubwo wiberwa ahagwisha. Menye ko uranyibye ariko sinzi aho wamishe kuko n'ubundi mufite gitari mufite n'indirimbo ndashaka mugira kandi karirimbo kamwe kugira ngo n'abakunzi bacu bakomeze kuryoherwa. Tugiye kuririmba indirimbo yacu yitwa nari ngukumbuye cyangwa se nari ngukumbuye. Ni indirimbo twakoze bwa kabiri, twayikoze twenyine, abantu benshi cyane bayitumenyeho cyane cyane ko ari nayo dukunda gukoresha mu bukwe iyo abageni badutumiye. Twayishyiraho ntacyo mukayumva. Tambuka uzenga uhobere umubiri wanjye usherebe ijoro nari ngukumbuye nkuganiriza amagambo y'urukundo nari ngukumbuye. Akanyamuneza ni kose kuko nongeye kuguca iryera ubushagarero umubiri wose umutima wanjye unyotewe kukumva shijagire unsange bwiza we nenge biganza bigabineza ngwino mwereke urukundo utabonye ahandi ntambuka uze nkuhobere umubiri wanjye usherebe ijoro nari ngukumbuye muganiriza amagambo y'urukundo nari ngukumbuye. Tebuka we nendira umbwire ibizazane wahuye nabyo nanze kureba ahandi kuko ari wowe mboneza amaso yanjye hato nacumura nkagutera inimba ari wowe nkunda ngwino kababuwe dusangire kirambi dusangire kirago ngwino bwiza we dusangire ibyo nonze n'ibyo nzagira. Yego we tambuka uzenga uhobere umubiri wanjye usherebe ijoro nari ngukumbuye nari ngukumbuye. Ariko mfite ikibazo, hari ahantu muririmbye ngo ngwino kabavu kanjye, ubundi nari nzi ko hari igihe kera bavuga ngo kabavu nkumva ka kabogo. oya like bajya bavuga ngo umugore yaremwe mu rubavu rw'umugabo. Ako kabavu rero tuba tuvuga nubwo tuba twakavuze gutyo kugira ngo kumvikane neza ariko n'urubavu yego. Ako Chris kuki reka turi mu muziki n'ubundi mbere yuko nza kubakoresha iyi interview hari itangazo rya Minisiteri y'Umuco na Siporo bahagaritse indirimbo imwe y'umuhanzi umwe like Bruce Melody yakoranye na Mr Kagame ko harimo ibintu by'amafuti byinshi kubera iki muri iki gihe abahanzi mukunze kuririmba indirimbo zerekeranye reka mbivuge bisa nkaho ari ukwamamaza ubusambanyi kubera iki? Ikintu nabivugaho wenda ntago ari nge nanditse izo ndirimbo, wenda nta nubwo navuga ko mu ndirimbo zanjye ayo magambo arimo, ariko ndamutse ngendeye ku byo mbona. Icyambere ntekereza ko icyambere baririmba ibintu bibaho, sibyo? Ikindi bajya bavuga ngo umwana yumva ibye n'umukuru akumva ibye. Ntekereza ko iriya ndirimbo idashobora kumvwa n'umwana ngo asobanukirwe ibintu bari kuririmba ibyo ari byo. Ikindi wenda nuko byahinduye abahanzi bo b'iyi minsi bahinduye imyandikire, ariko abakira nabo ugize ikintu cyitwa gusesengura cyangwa uzi ikinyarwanda ushobora gusanga nabo barabiririmbaga. Natanga nk'urugero, hari umuhanzi wigeze wumva aririmba ngo nzane ipoto nshinge, hari wigeze wumva? umva rero
nkubwire ibyo dukora ni ibyo twigishijwe urumva ubundi ubuzima ni ugukopera urumva uyu munsi sinumva neza ko wampagarikira proje kandi nta ruhare wagize kugira ngo iyo proje isohoke icyo ni icya mbere ikindi indirimbo yitwa mama munyana urayizi yigeze ihagarikwa n'umunsi n'umwe uzayumve Chris iyo ndirimbo urayizi n'ibindi ni indirimbo mama munyana ya Sebanani Sebanani Andre ni indirimbo ntabwo ndi bujye kwisobanura wenda cyane ariko nzi ko aba arimo arabwira umugore runaka amubwira ukuntu nyine nawe ashobora kuba yamukorera ibyo akorera abandi ako gacura kazi ndakazi cyane abantu baririmba mu karangiza noneho mukaririmbeho numve ako gace ako gace mukaririmbeho twumve oya buretse nsiyo yonyine izuba rirarenze urayizi sibyo ngo harimo agace ibintu ntibisobanutse ahandi iyi ndirimbo tayisubiramo ngo imico yabuze kibeyura dore inkangaza rukabukira urayizi ngo imico yabuze kibeyura n'ibindi sasa rero mana ntabwo biriya bintu bakuru bacu bakoze njye nsimbyumva nk'amahano ahubwo ubishaka azabyumve ubyanga azabyihorere nyine ntabyumve Chris usanga hakorwa iki kugira ngo abahanzi muririmba indirimbo zifite ubutumwa mu baturage cyangwa se mu baturarwanda kuko niba uvuze ngo ibyo muririmba uyu munsi nibyo n'abakuru banyu baririmbye ariko si biba biva yuko mutanasoma ngira ngo nyine urambajije ngo kugira ngo turirimbe indirimbo zifite ubutumwa ntekereza ko twebwe New Voice ntago biranarimvuze ntago nshatse kuvuga ko New Voice dukora indirimbo nka ziriya natwe ahubwo icyo nshatse kuvuga nuko narindi kubivuga uko mbyumva uko mbitekereza nuko mbibona twebwe rero New Voice turirimba umubano w'abantu ntekereza ko umubano w'abantu harimo ubutumwa buhagije umubano w'abantu uri mu buryo butandukanye hari kubana n'abantu muri rusange hari no kubana n'umuntu mukundana turirimba urukundo turirimba umubano w'abantu ntekereza ko ni message ihagije iyo ngiyo noneho gira inama abahanzi bakoresha iyo turufu ku buryo bivamo nuko n'indirimbo kuko ibimba mbivuze nshingiye kuko like mu Rwanda turashaka kwigana style y'ahandi siko mbibona like ba Diamond izo baririmba kandi nabo mu bihugu byabo barazihagarika nihe message wagenera abahanzi nyarwanda muri monde ya muzika muri mu ruganda rwa muzika nihe nama wabaha abahanzi n'ubundi batarasohora izo ndirimbo z'ibishego umva rero ubundi umuhanzi ni ikintu kinini cyane guhanga no kurema burya ibyo urema cya umucuzi acura icyuma banganya imbaraga imba wumva imbaraga zawe ubushobozi ufite mu mutwe ari ubwo kurema ibishego bireme nta kibazo hanyuma nimba wumva ko hari ikintu waha abantu bagukeneyeho bahe nyine ikintu kizima cyuzuye kibavana ahantu kibajyana ahandi aho simvuze nabi umuntu afite amahitamo nzumva nyege ya Diamond cyangwa numve umubano ya New Voice siko rero buri muntu wese yifitiye amahitamo Chris ufite umukunzi se icyo kibazo rero cyakingora kugisubiza kitangira n'umuziki umukunzi si umufana ufite girlfriend reka none mbivuge gute ufite girlfriend benshi umukobwa w'inshuti girlfriend si bisobanura hari umukobwa w'inshuti yego ufite n'abahungu b'inshuti zanjye ufite boyfriend oya abahungu b'inshuti zanjye nyine mfite abahungu b'inshuti zanjye mfite abakobwa b'inshuti zanjye ariko igihari nuko mukunzi ndamufite umukobwa mukundana by'umwihariko yego ndamufite ako se we wambaye
oya ntabwo ariwe nambaye wakomeje kumbesha utuntu twiza wowe bimeze bite ku ruhande rwawe? njye rero ibintu byo gukundana ndacyari mutoya. Urebye ndacyari mutoya bivuze ngo ndi ingaragu igaragura singaragiwe. nta nubwo uteganya gukundana kuko uracyari muto? ntabwo nteganya gukundana. vuba nimero yanjye iherwa na 80. imbere hariho gutya imibare y'amakampani nashatse kuvuga. rero wowe nubona ni nimero ya 80 wanyandikira tu. ahubwo mani umva buretse ibyana byose bireba yawe TV rwose munyandike kuri Instagram nitwa Jacques Kibamba. Jacques Kibamba. Profili iriho ni logo ya NV rwose mbaya direct impuhwe imve mu busiri bato. Chris we namuhe rero njyewe ntekereza ko impamvu Jacques bivuze Jacques ni umuntu ugira blague cyane. Ntekereza ko ari kugira ngo nyine abafana be bamubone ariko ntago ntekereza ko ari cyo kintu akeneye kuko turaziranye. Kuri Instagram nitwa Crancia Zahabu Official. Urumva nyine aho niho wadusanga. Hanyuma kuri YouTube channel twitwa New Voice Muzika. No kuri Facebook twitwa New Voice Muzika. Muzika mu Kinyarwanda. ariko Jacques ufite ababyeyi? Yego. Papa na mama. Aha. Kri we bimeze bite? Sinzi nyine. Icyo kibazo kirangora kugisubiza. Cyane kirangora ariko reka kwanagisimbuka. Oya reka mvuge ko wenda nkurikije uko abantu banze. Yego uko abantu banze ntabwo ngira. Yego wihangane natwe twese. None tugana ku musozo mugire ubutumwa mugenera ariko mu bugenera abakunzi banyu mwitegura ko mfite buri muntu ikibazo ndi bumubaze. Buri muntu mfite ibibazo bibiri ndi bumubaze. hanyuma rero wambajije cyane urumva wambajije no mwebwe muri babiri uretse nge nkubaze urumva nkwiki hanyuma mbwira nkubaze se bingahe ibibazo akira mbaza ikibazo ushaka. ubwo rero mwiriwe neza abakunzi ba yawe TV. uyu mwanya tugiye gukoresha interview icyamamare umunyamakuru witwa Emi Rwanda ufite umukunzi? ibyo bintu rero njye naje kubabaza. njyewe naje kubabaza sibyo ariko uko biri kose sinzi niba hari cyangwa adahari sindabimenya. ubwo uramwihakanye? ntabwo mwihakanye navuga ngo sinzi niba hari cyangwa adahari. hari uwo ndi gutereta. ugize neza cyane. hanyuma ikindi kibazo kirabaza ngo ni ikihe kintu usiramurwa cyaba cyarakubayeho kidasanzwe? se bro ibyo ngibyo byari birimo ikintu cyambayeho bro birababaza. n'umwana nagira inama ntazajyeyo kuko ni ibintu bibabaza cyane. aho ubundi abahungu baraseramurwa abakobwa baca imyeyo. hanyuma rero bigereranye ibibabaza cyane nibi kuko ntaraca imyeyo cyangwa ngo baca imyeyo ntabwo namenya ngo ibi nibyo bibabaza sibyo. ahubwo wowe ushobora kuba hari uwo waciriye imyeyo uranasiramurwa. ni ibihe bibabaje? umva rero ubundi ubwo ntubabaye? oya ntabwo kuko nawe ndacira imyeyo ni nuko nanjye nawe uransiramura w'umukobwa ngo menye ngo bibabaza gutya biteye ansiramura nababaye yumvishije ntakagute cyangwa se njye mucira imyeyo yababaye bingana gute. nk'umunyamakuru ngiye kubaza ikintu
kivuga mu ndimi enye. Ni ijambo risanzwe ribwirwa n'abantu benshi. Nanjye nkeneye wandibwe ndagukunda. Mbwira indimi enye zonyine. Hari ndagukunda, hari I love you, hari je t'aime, hari nakupenda. Senye ntago koryo usizemo. Ubundi abashinwa bajya bavuga ngo chinchanchwa. Urumva? Noneho abayapani baravuga ngo aishiteru. Aishiteru ni indirimbo yanyu. Kri wowe ku ruhande rwawe ambajije ibibazo ariko ibi ndabikunze cyane kandi na buri muntu wese. Kri ugiye kubaza uyu ikibazo nawe arakubaza ikindi, nanjye ndababaza ibyanjye bibiri, icyo bita yawe TV quiz show. Buri muhanzi wari wese twahuye agomba gusubiza kandi uvugishije ukuri. Akira mikoro umubaze ikibazo ushaka. Ikibazo cya mbere nshaka kubaza Jacques Kibamba. Icya mbere ni ukubera iki ibyatsi byose babyita ibyatsi kandi bidasa icyatsi? Ubusanzwe njye nize indimi n'ubuvanganzo, ntabwo nize biology. Ntabwo yagishobora iki ngiki. Gisubize. Ntekereza ko impamvu ibyatsi byose babyita ibyatsi kandi bidasa icyatsi, icya mbere nshatse kwerekana ko mu buzima ntabwo ari icyo nshatse kuvuga. Reka nsobanure ikibazo nari mbajije. Nari nshatse kuvuga ko impamvu ibyatsi byose babyita ibyatsi kandi bidasa icyatsi, icya mbere nshatse kwerekana ko mu buzima niba uri umuntu uzaguma uri umuntu ukabone niyo wakena. Bivuze ngo bya byatsi byumye bihindura ibara bigasa kaki, ariko iyo imvura iguye ya mvura iragwa n'ubundi bya byatsi bikongera bikagira ute bigakura bigasubirana rya bara ryabyo. Niyo mpamvu nari nshatse gutanga urugero rwerekana ngo uko waba umeze kose, witwa umuntu, waba ukennye, waba ubayeho nabi, waba ubabaye, n'ubundi uzagumana izina umuntu, kandi haba hari icyizere cy'uko uburyo wari umeze mbere ariko uzakomeza ukamera. Icyo kibazo rero nicyo nari mbajije Jacques, sinzi impamvu abyumvise ukundi. Nawe nakubaza ikibazo ashaka. Njyewe njye kubaza ikibazo cya mbere kiravuga ngo kuki umuzungu yitwa umuzungu, umwirabura akitwa umwirabura, ariko iyo bapfuye bose bitwa umurambo? Ni iyihe mpamvu bitwa umurambo badatandukanya ngo bashyirireho izina buri mupfu nyine izina rye? Ndagisubiza. Kuba umuzungu yitwa umuzungu no kuba umwirabura yitwa umwirabura, ntekereza ko biterekana ko abantu babiri batandukanye. Icya mbere, umuntu agizwe n'iki? Agizwe n'amaraso, agizwe na skeleton, twarabyize ibyo ngibyo, ntabwo ndi bubijye kure cyane, ariko ntekereza ko abantu twese turi bamwe, yaba umuzungu yaba umwirabura, twese turi bamwe. Niyo mpamvu rero rya zina ridahinduka. N'ubundi yes, rero ndagushimiye wari ukomeje. Yabyishe impamvu nta yindi, buriya umuntu nsuvuga ahubwo umuntu ni igituma avuga. Rero iyo bwaba umuntu bwe ntabwo agifite, ntabwo aba ari nka housing, ni housing ibiri hasi. Ikindi kintu namubaza ngo ni ikihe kibazo cyanjye? Ikibazo cya Jacques wenda ntabwo muserereje cyane, ariko nzi ko wenda ashobora kuba afite imyaka 400 ataramenya kuvuga. Kuririmba byarabizi kuko turaririmbana ariko yizi ndimi n'ubuvanganzo, ariko nyine
ikibazo cye hari igihe nk'iyo tuvuganye kuri telefone mfite amayinite make birangora cyane kugira ngo tuzahane gahunda birangire, hari igihe ashiramo nyine akiri kumbwira nyatari kabisa. Ya ariko sinzi niba tuzamutegereza kugeza igihe azamenyera kuvuga cyangwa ya ntihongere kumubwira ngo mbaze. Aha, yes rero reka mbashimire kandi ariko mbere yuko ngana ku musozo ndashaka indirimbo ya Yawe TV, ntago nava nayibonye. Mani ibi bintu nabwo twabirepesa ariko tuzajya twikiriza yawe hanyuma dushyiremo ama verse twagiye. TV yawe igira ibiganiro byiza, igira ibintu byiza. Yawe yawe kurikirana yawe ibiganiro byiza, yawe amakuru meza, yawe TV yawe imyidagaduro, amakuru adasanzwe, yawe na Emi, yawe na Emi, Emi Rwanda arakuryoshya, yawe ni yawe, ani you voice na yawe, urban boys na yawe ni yawe NG yawe Jacques ni yawe Emi ni yawe oh yawe ugere ku isi agutembereze yawe Yes, kora subscribe, ukore like, ukore share kugira ngo ukomeze kuba natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Jacques ntago aruzuza imyaka gushaka umugore ariko yatanze aho mwamusanga adresse ziwe. Undi we Chris waramufite. Undi we vipi? Nje wari wanyibagiwe. Uramufite? Yes, ndamufite. Imana ishimwe. Na Babo kuri kamera niwe turi kumwe. Yawe TV kuri Facebook ni Yawe TV page ndetse na Instagram ni Yawe. Musure New Voice kuri YouTube channel yabo ni New Voice Muzika. Aha, Instagram naho ni New Voice Muzika. Aha, Imana ibaho umugisha. Ciao.